Kasi bite? Umeze neza? Meze neza. Meze neza. Meze neza, ubuzima bwawe buragenda neza? Cyane. Iyo wicaye uba wumva umeze neza mu mutwe wawe? Ese wabaye ikimeze neza? Ntabwo ubibona? Imyenda wambaye ni yande? Nyumvira sese nawe. Iyo myenda wayikuye he? Nayikuye se ntabwo ubizi ko ari yawe. Kuva ryari twambarana njye nawe? Ntabwo nakubujije? Kasi igihe cyose nicaye hano, igihe cyose ngeze hano, nsanga ibintu byanjye byose wabijagaritse. Ako sisi, usigaye mbuza no kwambara imyenda yawe, wose ko wambara iyanjye. Kasi nakubwiye ngo ku myenda yanjye ujye ureba wirebe. Ntuzongere kunyambarira imyenda kuko n'ubundi iyo uyambaye ntabwo umenya ahantu wayishize. Uragenda ukayita aho wagiye. Iyo tugize imana tubona ugarutse wambaye imyenda umuntu ase wajya ugabanya umutima mubi. Wowe wumva wakwambara ibyanjye njye ntambara ibyawe. Ese ubundi ko wahindutse byagenze bite? Kasi ntabwo mba nshaka ko tuburana pe. Oya sisi nawe urakabye. Ndakabya. Banza umbwire waraye he? Aho nyumvira ibyo ngibyo se bijemo bite kandi? Waraye hehe? Yaraye kwa Dina. Igera hano vuba. Ase sisi uri gushaka iki? Igera hano. Kandi sisi ntutume nkubahuka. Mvaho ntutume nkubahuka. Kasi nkwe inzoga? Inzoga se uri kubona hari inzoga ziri kunukaho. Ziri kukunukaho ahubwo se n'iki kiri kukunukaho kitari inzoga ahubwo? Ahubwo banza ari we wasinze. Kasi nsigaye mvuga ukavuga? Erega ni wowe byitera amani. Cika ngaho vuba. Sinzi ikintu usigaye ikigaru usigaye ugenderamo. Gusa ukuri kwitwara ntabwo ari byiza. Kaze kankubwire kasi nutareba neza isi zakota nicyo kintu cyonyine nabasha kukubwira ubu ngubu. Mwinyota ariko we zagusiga. Ako sisi ubundi wowe kugenda urarinda umbaza ngo nirirwa ngenda, wowe kugenda ajya nkubaza aho wagiye. Urashaka kumbaza aho mba nagiye ntago uhazi ntago mba nagiye mu kazi. Iyi nzu uzayishyura nubura amafaranga yo kwishyura ntibazaguta hanze. Uzarya iki? Uzarya iki kumaje kwigira nabi? Mbese kasi iyo telefone yikuye ko atari yo nakuguriye. Iyi telefone y'amafaranga ngana gutya, iyi telefone wayikuye he? Ko nta kazi ugira, iyi telefone wayikuye he? Ndeka iki? Kasi wibye. Usigaye wiba amatelefone? Kabiri kangaho ubona niba. Utibasa imyenda yawe nuba wayibye ukayijyana ukayita aho wagiye. Sisi ngemba nibye imyenda yawe. Mvaho. Kasi iyi telefone wayikuye he? Mushuti wanjye wayimpaye. Kasi telefone imeze gutyo? Imeze ite? Uri kubona nkurusha fone nziza ishyari rirakwishe. Ntabwo naritse ko no mu bavandimwe habamo ishyari. Ufite ishyari tugurane? Kasi kankubwire. Tuza nkubwire. Kandi sinkavuga ngo umvugiremo. N'ikindi gihe ndakuruta ntunduta. Kasi ukuntu nakoreze ntago ari usigaye umeze. Iyi minsi sinzi ibintu usigaye ugenderamo. Se bihe ibintu ugenderamo ni nakubwiye ngo ceceka. Rakabyana. Nakubwiye ngo ceceka. Ukuntu usigaye witwara. Kasi uragira ngo abantu imiryango yadutaye izatwote? Nibyo ushaka? Narakubwiye ngo ikintu cyose ukeneye uzajya umbwira nzajya nkiguhereza. Ariko utagiye kwijandika mu mico mibi ngo ugiye kurushanwa n'inshuti zawe byiza mufute nimba bafite imodoka nawe ushaka kugira imodoka utazi naho bayikuye. Ndashaka ko ukora ukava muri ibi ngibi uhora mu matelefone nta kindi kintu ubashije gukora. Ejo bundi warangije secondaire ariko kuba warangije secondaire ndabona bamiza amababa ntago ari ukumera amababa. Ubu ni gutangiye ubuzima. Ugomba gukora. Sisi aho nakora ni hehe? Maze kundambirwa. Sinakurambiwe. Maze kundambirwa. Muto wanjye ntago nakurambirwa.
sinakurambirwa pe ariko nanone ukuntu usigaye witwara kasi uragira ngo ba anti bazaduseke bavuga ngo n'ubundi icyo bashakaga dore ni iki ngiki kigezweho sisi humura ntabwo natuma abantu batugiriye nabi baducishamo ijisho rero ntuzongere kwitwara nabi ko niwitwara nabi nicyo uzaba ushaka kwerekana sibyo ngaho mbwira iyo telefone wayikuye hehe ubwiteho ariko mama uyu ni murumuna wanjye nareze cyangwa akaba atangiye kwitwara gutya koko Allo? Yes, baby, biteze. Ni byiza. Umeze neza. Meze neza bo, umeze neza nawe. Sava. Urwo ntibakumereye nabi se? Oya, ntago bamereye nabi subize se kumbana na sister nta kintu yari bungire. Okay, ndumva ari byiza cyane. Nishimiye kubona. Nagukunze ntiwabyumva, nagukunze cyane pe. Nituhani. Kubona byanteye gukunda bikomeye we ntiwabyumva. Oya se nawe uri gukabya. Ni ukuri pe. Okay. Oui. Hari amafaranga nkoresheje kuri telefone. Uyareye gusohoka inshuti zawe. Sibyo musohoke enjoyinge. Abana ngiye ku mugoroba sibyo? Wow, thank you honey. You're welcome so much. Kugura icyo ushaka usohoke kuganira inshuti zawe. Sibyo? Ego merci, but I miss you. I miss you, I miss you. Sigiye kubona nimugoroba. Nizera kwivuza uraza kundeba ku mugoroba agenda umusanga. Okay, wowe ukisoza, ugiye gusohoka. Yego. Wifuza kundeba. Umugoroba nyine muzatwe twavuganye. Ndaza nta kibazo pe. Oh, chérie, take care. Bye bye. What? No. No. Ayo mafaranga yose ni ayanjye. I can't believe it. No. Ayo mafaranga ntabwo ari ayanjye mani. Umugabo n'uyu abandi barabeshya. No kongera kwiteza. No. None sisa ari kwirirwa mbwira ngo shaka akazi. Nabonye umusponsa. Ntibishoboka. Ntago bishoboka. Yesu Kristo. Mana turasohokera heza. Ntago nibaza hano noneho turi busohokere. Umva. Uyu niwe mugabo. Abandi barabeshya. Kanze mpamagare Kamanda ubundi turebe uko twasohoka. Noneho umva sister ibyo yivugisha. Gutaha nejo. Harabashona sho. Yesu we ndumva umuntu undiye mana yanjye umva. Kamuhamagare. Ntago byankundira umva. Ubu ndashyushye umunwa n'umunwa mana yanjye. Niba ari bitaza kundeba, niba ari buze mu ndege. I don't know. Ntago mbizi. kasi umeze neza kasi umeze neza kasi ariko
abe ni ibibazo ndakora he niko ubuvugana nabande batuma utanyumva reka nawe uvuga gake sisi ntabwo nari nakumvise vuga gakeya nurutsiriya hirya yose utanyumvishije urakabya ntabwo wavugaga cyane pe sisi ba nakumvise ayikuteri nambaye niba utazambaye bo muri kuvugana bazi kwambitse umeze neza meze neza songeye ku kazi rero ibintu byose kasi nsange wabitunganyije sisi ubundi simora mbikora uhora ukora iki uhora ukora iki sigase sinyikore ngaho basi ngusange hano ngaho ngusange hano urahansanga simbikwijeje ariko urahansanga genda ugira akazi keza sisi sibyo kasi ibintu byo kujya kurara hanze ntabwo mbishaka iyo mico ntayo nshaka hano sibyo twumvikane niba wiyemeje kwigira ikiraro ukazajya uhora ugenda uzajya ugenda utahe wigore wongera kugira ikintu uvuga ugendera ugira akazi keza urahansanga n'ukuri sibyo promise sawa nakoresha amafaranga yo kugura ibyo kurya akazi keza sawa sisi yaranyiciye akamudu sinzi ibyaba arimo ariko muri ubu buzima ninjye mukobwa ubayeho neza kabisa aya mafaranga ni ayanjye cyangwa ushobora kuba ndakwibeshya ukambaza ngo tuno dufaranga nsigiye twahagaze abamiliyoneri tuba tuziranyije ntagira amahirwe arahansanga nyine natarahansanga yambara yigeze hasi wahamagara ka gacucu kanjye ko kaza kunyererera kuko kuriya mukobwa yambeshye we igihe yambwiye ntago araza ego ku iminsi myinshi mana yanjye we karibu sita none se ni sawa ndabukunda ari ngukumbuye shawe ntago wandusha none se ni sawa bakanicare neza wajya ugabanya amagambo bakanicare neza mfite amagambo menshi none se ni sawa urasa neza ariko mana merci mana we utunwa icwe hari umuntu uri kwita subizi se urabizi ko ntajya niburira wa wundi nzi cyane oya gusa nyine ndi kubacanga canga oya se wow uhinduye phone ntabyo wari uzi usigaye unyuma amakuru siko twaburanye mbibonye numvaga narabikubwiye ni inkuru ishaje utambwira oya mva ya magambo yawe nakubwira iki se nakubwira iki utambwira ko ibintu ndi gukeka ari byo ibiki se wa muntu naguhaye yego pasi yawe uri mu kazi cyane mana yazi umva meze neza sinzi niba utari kubibona umva wowe niwe wanjye niwe naburaga muri ubu buzima mburi ugomba kumugumaho ibaze namufu ni ukuri kwimana umva izajya uwo sinjye wo kumuvaho
cyaza gusa yari afite igikobwa shawe ntumbwire cyari kimeze gute rero cyari kibi cyaza umva cyakora ufite tayakunda ni ukuri kw'Imana nanjye kumuvaho rero ndaje ndamuvugisha ni ukuri ashaka cyose ku buryo oya se reka mbanze nkubwire amafaranga yanyohereje oya reba sheri si uri kubibona cyane ntabwo uri kubibona umva utazansebya kuri buri no ugomba umva gutya fatana rugi Amanda aka kanya uranyibagiwe mbabarira uwo si njye wo kugutenguha tuza utuze wongere utuze ntabwo nagutenguha ni ukuri kw'Imana upfa kugira gute uriya mutipe akunda abantu birekura nyine apana bya bindi byo kwifunga bimwe bye akuranyobewe ushangamuke kuri uriye noneho wikube ni ukuri wikube ni impano Imana yampaye tuza rero ntubigire ikibazo icyo azansaba cyose niteguye kugikora kuko nawe yiteguye kuguhereza icyo ushaka noneho reka mbanze nkubwire ntabwo ubizi umuntu noneho uri kumbangamira muri ubu buzima bimaze kungera ahangaha sister wanjye ubwo rero bagiye kukubaza ntabwo yayibonye ngo arakare yego komanda kurakara ambaza ngo nayikuye hehe ninde wayimpaye ubu ibintu nyine bimeze nabi ariko nyine uramuzi yabonye nzamutse ajya hasi sinjye mwana cyaza umva ujye umuhabye ubundi ujye umuhabye umva avuge natangira kuvuga uhita uzamuka azajya avuga ati aho bigeze sharaza kumitana nyine ni wigira agatebo urayoriwe yego komanda kuri mukuru umva kuri mukuru wawe azamuka nawe uzamuka azajya agera igihe ahita avuga ati aha ariko shaka kumwubaha akakubaha nyine ntago kabura ariko niwiha gutuza nawe azahita avuga ati aya yagucitse mwana we mwana ibyo yigira byose ndakubwira ngo ushobora kureka Bruno sheri wanjye unamuretse ufite ikibazo cyayo cyo mu mutwe ni impano oh my god umva uzi ibi bintu tugomba kugira gute kubinywera kubibyinira barahise nijoro we ariko urahinda ubundi uriya niwe muntu ugenda gake ibintu tubigenze gake sheri wagenda gake kwa Bruno imihigo yawe ni umunsi nta akuri kubona ko njye nguhereza ibintu bifatika ako ni ubwa mbere ubundi wamaga amafuti yega nibo bantu nabonaga muri mu kigero kimwe babana nyine mungana oya ariko ngomba kukugurira ndagutamo ndagusohokana umva pakatondo urashaka iki pakatondo tutitaye ngo sister umva reka nkubwire ikintu kimaze kumbangamira uriya mukobwa wacu muveho wana ubwo se noneho iyi telefone iri kumurya iramuvugisha n'amangambure ndakurahiye ninde wayimpaye sinzi niba yaribagiwe ko nkuze imyaka 18 rata sinemerewe gukora icyo nshaka urabyemerewe ariko sinemerewe gufata umwanzuro nshaka mwana ndabyemerewe 100%. wenda hari aho ngera nkumva nshaka kumugarukira wowe cyangwa harya barabyemeje ko 18 bazajya bakora ubukwe batarabyemeye nakwijyana sheri nawe waba ukabije mwabyane urabona iriya boro nayireka cyaza uriya muntu ndamureba nkamwibwira cyawe ga ahubwo sheri reka mbanze nkubwire nimugoroba dufite kubonana yego ariko mbanze ngo ndambare iki sister imyenda yarafungiranye ntabwo gishaka ko nyikoraho ubu nanjye sinzi ngo ndambare iki niba ndibuze gutora iwanyu imyenda naza ngo utize imyenda ahubwo nicyo nkubwira umva ubwo ibyo urirwa ubitekerezaho ngo urambare iki mfite imyenda turangana urazambara iyanjye ariko hari ikintu ndi gushaka gukora amafaranga ari kumpa yose ngiye kumenya ubwenge nkore shopping ahubwo sinzi ngo nzakorera he shopping nyine niba nzayibika he kuko sister zampitana ariko nawe rwose ujya ubarabwana mfite inzu ntoya kuzika ko kaniko wowe uzajya uzana imyenda yawe uyibike mu rugo ubundi ninjya kugenda nze nambaye cyane ugenda wambaye ibisanzwe agire ngo ugiye no ku muhanda uzambarire mu rugo niko bimeze ariko namfata aya rega munahuye kubera ko ababona imyenda atayizi ashobora kutabyitaho ntakumenye ibyo tubiveho ahubwo kangende kwitegura shu umva sheri ko ntigeze nanakwakira oya nta kibazo shu ahubwo mba nkubwire nari nibagiwe kukubwira turasohokana
ko boyfriend wanjye yambwiye nyine ngo turi busohokane kandi ne tugomba kujyana. Sinakubwiye ko nanjye ndi bujye guhura na boyfriend wanjye. Urumva ntabwo byakunda. Nakundi. Gusa ikindi gihe tuzajyana. Okay, nari. Ahubwo kangende nitegure kugira ngo tujyane nkwerekeje nje kumureba. Okay, nari gira vuba. Okay, uyiteho. Sawa wagira vuba. Uri tawaza wicaye muri sawa. Nari. Sawa. Cyaze mbega ifaranga. Undi munsi tuzayarira tuyanywere tugire gute mva nkumbuye no kurya ibyura mukobwa wanje mana we pfa bizaba ari umuriro ndakurahiye nagire vaze tugende pe Nizere ko ntagutindiye. Oh yes. Dasa neza. Ni sawa? Arabyishimira? Yego. Okay. None ubu rero nahamagara kandi kadutwara. Kuri hamagara. Nundi nabara kugenda n'amaguru yanjye. Yego. Natinze cyane. Cyane. Allô? Oui. Ni wa musista wari umaze kuguhamagara kubwira ngo uze umutware. Okay, waje? Wahageze? Sawa nta kibazo katuze tukurebe. Sawa. Twagenda shuma umva yahageze. Ugira amagambo sha wa mwana we. Uretse mufungurira. Abishari. Mu muntu wa kabo abariwe mbwira baramenya ndabizi. Mugezeze. Umva noneho nyine banze unyumve. Nugera kuri ako gahanda ka Kicukiro k'amabuye ugikatamo uhita umbwira. Ndumva mugiye no kuhagera. Sawa. Biyelo? Wakakazemo nicyo gipangu n'ubundi nimero 21 icyo ngiye ukatiraho rwose. Mumpe tuvugane. Umbashari icyo gipangu iyo nimero 21 noneho iryo telefone uhite winjira. Okay sawa. Yes, injira. Arakinguye. Chérie. Oui, ça va. Urasa neza. Thank you. Karibu. Thank you. Bites. Sawa. You look so beautiful. Thank you. Ningo kumbe byatari. Nanjye nuko baby. Ameze neza. Sava. Ntabwo muyobye umuntu uze ndabona atayoba cyane. Gusa ntiyabekanye igikata n'undi tubona kete. Wamurangiye neza. Yego. Wakize iki se?
nta kibazo Joyce. gakonje Yego. aya nashyushye byo reka nkuzanira akaji gakonje ariko wowe bisanzura It's okay. comme chez toi aya mahirwe mbonye sasa reka nyakoresha uyu munsi ntabwo kari buncike tu ntabwo kancika pe igihe nsigaje reka ngikoreshe neza Sweetheart, sinatinze se? Oya ntabwo atize. Ko umuntu wabaye cyiza cyane sishira wabanje guca he Oya ntabwo cyane. nakuzi ukuntu umeze neza Yego. cyane yewe kandi yeah, I was missing it so much iwanjye se urabona gute sure yanshimishije ko kuba wakunze neza twakwigumaniye hano uyu munsi Wigumanire kandi. Nzajya nkusura twagumana. ariko nko kaji utari kumva utari kuyigutomera kandi inyota yari kwishishira ni kuri gutomera kararyoshye Kararyoshye ndi kubyumva. okay nako wanyweye Oya kararyoshye cyinshi cyane ga. Gusubiza. it's okay sure ubwo se sister ntari buze kuza gushaka shiri Oya sister mwihorere. Ntabwo ari buze kunshaka. okay gake cyane none se urumva gute shiri umeze gute Meze neza. yego shana ngukumbuye ngo ushiremo tuziki se No, it's okay, it's okay. are you good Yeah, I'm good. shiri titari umva ameze neza ngaho igamika mu ngaho cyane shiri 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 Cassie? Cassie?
Kasi. Kasi. Arongera agenda. No si ukugenda asiga anafunguye umuryango. Uriya mwana aruzura cyangwa umuntu ugenda ntafunge n'umuryango. Izi saha koko ari hehe? Si murumuna wanjye asigaye ari ikigeragezo ndakurahiye. Alo? Ama bite? Ni byiza. Umeze neza? Yego meze neza wose. Nanjye meze neza. Wigeze uvugana na Kasi uno munsi ra? Wapi nanjye namubuze. Nawe wamubuze? Mm. Bivuze ngo kuva mu gitondo ntabwo mugeze muvugana, ntabwo mugeze mubonana? Wapi ntabwo twari twabonana nubwo turavugana. Okay, nta kibazo ubwo naza kuguhamagara uze kumbwira ko namubuze mu rugo. Yego nta kibazo ndakubwira ntamamagara. Sawa, merci. Sawa. Kasi ubu. Koma, ubu koko namureze nabi no mwana. Kuki nyihindutse bingana gutya koko? Ubwo niba atabonanye na Amanda ninde wundi bagiye kubonana? Mwana iki kigeragezo ndumva kindenze noneho pe. Umuntu w'imyaka 18 nibwo atangiye kumva ko noneho yakuze. Yazanye amabere arumva ubu ngubu abantu bose nta kibazo bagenda bakabonana. Kasi ndamushakira he noneho mana yanjye. Niba yananyweye ari kugwa mu muhanda kanjye gushakisha. Ndajya kumushakisha he noneho koko. Telefone yanjye kayijyanye.
umukobwa muzi njyewe uramuzi amuzi muri isura yari ahantu mwiza wamurenze mwisi nijya mushize hano tipu y'umupoli yaje gushyira hasi aritwaza nta nubwo namumenye ngo ni ukatuye ko ari muzi ntabwo yapfuye se wapi niko yewe amusize hano gutya ahise unyuramo wapi nta kintu ugeze mbona ngewe akariya tumucyure turi yewe mukobwa yewe yewe bite 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 sikari muzima fata bite se hano ntabwo uri muri hoteli bite kuryamye mu muhanda uramuzi se kubona muzi ariko ndi kubona iso bite umeze neza ngewe nawe ndi kwitembera mani umeze ute urimo kurota none se reba hano kumuzi reba hano kumuzi Prino ni papa wawe no Prino hehe egera hano mubonye mbere hano nageze Bruno ni none se bite hano nageze gute reba uri mu muhanda reba umva reka tukwereke umva ninde wazanye se haguruka haguruka none se ubundi witwa nde Bruno nuwe ni papa wawe ni sogokuru wawe ninde umva muko haguruka ahubwo tukwereke haguruka se umuntu asinda akaza se waraye mu nzoga waraye hehe mbwira Prino ari hehe Bruno ni nde se nawe mwari muri kumwe uri kureba mwiki telefone yanjye siriya murayitwaye murayiriha mumeze fone ari telefone wafashira uko sikozaze se telefone nigeze mfata none se uyu muntu warimo kutubwira ninde reba hano ndeba ninde se uyu muntu yarimo ninde oya wigata n'akaga sikahita iruhande rwawe nta kintu kirimo munda kanyashaka Prino none se Bruno atuye ndeba tuza suza umutima mu none se Bruno ninde boyfriend wanjye none se boyfriend wa mwaraye hano mu muhanda ntabwo mbizi sinzi umuntu mumbwira ahubwo ninde wazanyanga ese wararanye na boyfriend wawe umva se nkubwire rero sibyo mu rugo niyo ubundi hano se turi ni hehe hano turi Remera turi Remera ntabwo ubibona se Remera guma umva se nkubwire rero umva nkubwire uyu mukobwa tumutwari iwabo reka tuzamuke hano ku muhanda arebe ko ari bumenye iwabo nako umuhanda ujya iwabo ntabwo nanjye ni Remera fata hariya tugende ariko hano nta kintu twasanzemo abantu ni abagome hano nta kintu twasanzemo urambwira aho cyane twebwe se none se ngubaze hariya bageze gute wowe ko wararanye na boyfriend wawe ntabwo mbizi nanjye umuntu nageze abantu ni abagome kuguta mu muhanda aya masaha kuko mana yanjye umva mbabaze mwiriwe neza ko hari umwana twabuze ntabwo mwaturangiraho niba mwigeze kumubona w'umukobwa ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 18 muremure se mbega yagiye yambaye icy'ubu ngubu ni umukobwa yari atuye muri ino karitsiye ariko twamubuze nawe kasuriye kuko mana yanjye mama none wazanyica
kuko yaba bamugonze yaba yaheze uriya mwana azankoraho muri ubu buzima. Alo? Alo? Oui, Ama mwiriwe? niriwe neza. Ama umva n'ubu ntaraguhamagara. Shaho hafi ntago arampamagara. Ahubwo nanjye nari ngiye kuguhamagara nkubaza niba wowe yaba yaguhamagaye. Namubuze n'ukuri reba izi saha saa saba z'ijoro namubuze n'ubu ntarataha. Mana y'isi nijoro. Umva nanjye namubuze pe. Ikibazo nubwo nzi ngo yagiye yambaye ikibasi ngo ndangishe menye n'ukuntu yambaye. Nanjye ntabwo mbizi pe. Sawa nta kundi ubwo nta kundi nabigenza. Sorry kandi wikomeza kurira. Sawa nta kundi. Sawa. Yesu we Mana we. Tubigira nkuko Mana yanjye ko abantu bose nta n'umwe uzaho kwese ari Imana. Ndakora iki koko? Tante nanone aramubona. Wita. Oya ntago aramvugisha. Yari iminsi agenda akararayo hanyuma akazagaruka none ubu ngubu ubwo yagiye sinongeye kumubona. None se tawe uragira ngo nzajye mbabwira hanyuma mumbwire ngo mbateshe umutwe nk'uko byari bimeze na mbere ubusa nzabikora gute? Namubuze basi bwira tonto aze bamfashe batumushake. Wa mushuti we yambwiye ko ntago azaho ari nawe. So kasi umugumu bakwishiriye. Oui. Kaze. Bite? Umeze neza? Kasi wabaye iki? Kasi wabaye iki? Sinakora ko amazi. Cara umbwira wabaye iki? Kasi byagenze bite? Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Sinakubwira ko abakobwa mbazi. Mwiriwe neza. Mumukuye hehe? Use ninde Muri murumuna wanjye nari namubuze ijoro ryose ndaraye nshaka no kugeza izi saha nari namubuze. Share twebwe twamusanze aryamye mu muhanda. What? Mu muhanda neza. Mu muhanda? Ya. Kasi wasinze ugera aho uryama mu muhanda? Muravugana neza mu nda? Ya faintinze. Sorona ari ugusinda. Ntabwo ari ugusinda bisanzwe. Ashobora kuba rero yagize ikibazo mu muhanda bisaba ko mumutwara kwa muganga sibyo? Nose mumukuye muhe muhanda hagana hehe? Hehe twamukuye i Remera urabona ukase muri ya korosi ari ahantu nyine twasanze mu muhanda muri quartier aryamye. Wone twari tuzi ko yapfuye. Remera. Ako nabonaga muzi. N'umwe nzi Remera noneho mana w'inshuti. Ahantu twaza muzi tubwira ngo uyu muhanda ugera mu rugo. Yego. Nukuri murakoze cyane kudufasha. Rero bisaba ko umwana umutwara kwa muganga kuko yahuye n'ikibazo. Ni mutamutwara kwa muganga cyangwa se bikagorana mu mamagare cyangwa undi musore ashobora kuza
akabireba. nta kibazo reka mbanze mwiteho muha amazi turebe ko hari icyagabanyuka ndibaza wenda kari kanyweye inzoga kubera ko muri ino minsi yari amaze iminsi yigira nabi ariko umubaza ahantu twasanze aryamye hari ahantu habi mubaze neza nabyuka hari habi cyane kamushira umusego turebe kajye kumuzanira amazi hari habi ni cyane ukuri murakoze cyane kumuzanira sawa sawa rero twe twari tugiye n'uyu munsi mbona noneho yisuweye kasi wabaye iki kasi ushobora kuba bamukubise bamugire nabi kamagare tantaze tumutware so reka rero twe tugende hanyuma rero mu mutware kwa muganga nimubona ko bitakunda cyangwa se mumpamagare ngewe ndaza ndabafasha tumutware kwa muganga kuko ahantu twasanze aryamye ni habi cyane so rero ngiye kwihuta ndagiye ubwo rero natwara nimero yanyu uyu muhungu ababwire ko niwe yabibonye mbere ariko ndahita nkubwira ko byarengeje nimero yanyu ubwo nubwo byanyizeho byirukanka ariko hari utuntu duke nabonye ariko mumwihutishe kwa muganga kuko ahantu twamusanze ni habi cyane nta kibazo ndahita mbahamagara baze tumutware murakoze cyane namwe sawa mwihangane ni ukuri murakoze cyane musa turi kumwe nawe murakoze kasi sina nubwo ari guhumeka arahumeka ahubwo nuko kagize imbaraga nkeya ndibaza wambabarira nkamuzanira amazi gatoya ukabura nta kibazo abantu ni n'abakire da kasi banza unywa amazi ni ukuyamena ntabwo ayanywa nta kibazo wambwira uko byari bimeze nyine batantere mubwire babe baza tumujyane akeneye kujya kwa muganga uyala hari abantu bamuzanye ko nta mbaraga afite nta mbaraga afite nyine araho nagira ngo basi mwaza kudufata tukajya kwa muganga murakoze yego noneho rero kuriya mutipe ari kwihuta ariko n'ubundi yasanze ngewe ari umubonye imbere njye nahageze nyine ko umuntu aba yibereye muri karitsiye ari kwitemberera sinzi igitipe nabonye cyaje kimuryamisha mu muhanda cyari kimwikoreye yewe uburyo yari amuteruye mbere nabonaga ari utuntu nyine tw'abantu bakundana yamusize hano banyuraho gutya naho kubera nitembereye muri karitsiye ndi kwigendera gake gake iyo ahantu ndahibuka ahantu yamusize noneho yaje amuryamisha hasi wambara tukaza kujyanayo nta kibazo nakujyana basi namara kuzanzamuka oya yamaze no kuzanzamuka buriya n'ubwenge bwa bwagarutse akatubwira yatubwira n'uko byatangiye n'impamvu yabyo icyo gitipe cyari kibogare eba ari umutipe ubu ngubu ntiyamuhohoteye koko akora uburyo ameze ntabwo ari iby'ubusa ko nubwo yaba yamuhaye inzoga cyangwa iki ashobora kuba ndibaza abatante bahageze rero niba ari bo duhite tumusimbukana kwa muganga mana yanjye ubwo kuriya mwana ushaka ibintu n'ubuhemu kabisa ariko ndizera ko yapfuye kuko namugerageje inshuro nyinshi nakubise nahamagaye nagize ntako nagize yapfuye ndi sûr et certain kiriya kintu namuhaye nicyo kwica nicyo gusinziriza nicyo byancanze kubera ko ugiye narinzi ko ari gusinzira gusa akaza gukanguka ariko ntako nagize pe yapfuye umwana wawe ijoro ryose
gatoya byibuze bananyeganyega yapfuye ariko se nanone yaba yabayeho ko nawe afite ibyago oya ariko ya kapfuye pe kandi hari hanyura abantu benshi ubona umurambo bawujyanye bawugejeje kwa muganga amavuye kugira ubwoba kapfuye Anthony karibu. Star. Uri kwipfupfunyeza mu biki uri kubona ibyo uba wakoze ari bikwiye iyo ni nyifato mbese uri kungaragariza kugira ngo nyereke ko ibyo wakoze byose nta kibazo biguteye niyo mbese gusa amuzi kurusha abantu nukore namwe mwaragaragaye izi mpapuro nizo mvanishije kwa muganga nicyo nabarereye fatishwe impapuro zawe izi si izawe dore n'izindi jya wicara uzisome ujye ureba ku mwana uzisuzugura umuntu ari aho ngaho aricaye aratuje azinga abana bariho babayeho ubuzima bwiza mwirirwa mumpisha amakuru yanyu reba hano se reba hano niko kwa muganga bakubwiye ko ikibazo ufite ari iki vuga gira vuba ndi kwihuta ntabwo mfite umwanya wo gutahana unaniwe kwivugira ibyo wakoze byose niba bigukoreraga yarabigutumaga muri ibyo byose babonye ni ikihe Teresi yakoheje gukora vuga undeba se reba hano zamura umutwe undebe kimwe esire gusa Teresi yirirwa ahangayika ahamagara ashakisha iyo uri kugenda mu gitondo ukagaruka ijoro hafi no kurarayo nk'amayoga n'ibiki byose wabonye rezilita z'ibyo wakoze wabibonye ndashaka kureba hano ndaramurebe hano undebe neza kandi iki ni iki se iki cyo ni iki byose biguhuriyeho nibyo washatse byaragutunguye kuzinduka mu gitondo ukagenda utavuze aho ugiye uko nako no gutungurwa ndabarira birwa bancoza igicuku cyose ngo bakubuze ukagira ngo ni umwana utazi ikibi n'ikiza tahira kararyoshye gusa niko Teresi ingaruka yo kwibana warayibonye ubu nta somo biguhaye wowe ntajyo iguhaye kwibane tuzabaho mwabayeho twarabibonye n'umusaruro wo kwibana nguyu uyu si murumuna wawe waza gufungiranira mu nzu byibura ukamaramo nk'ukwezi utarya utananywa kabagereza yawe ese wagukoreye ibyo ngibyo ubundi ninde ese kucuritse urutwe ibyo wajyaga gukora byose wagenaga wubitse umutwe twakundanaga n'umushuti wanjye wari warampuje nawe angurira na telefone yayindi wambazaga umuntu wayimpaye uwo muhungu se yari afite gahunda yo kuzagushaka cyangwa ni bya bishuga dadi njya numva hanze aha ngaha bajya bavuga yakubwiraga ko ari iki ngo azanshaka ubundi usanzwe uvuga gutya cyangwa n'ibyo uri kwigira kajya gatobora akavuga ujya gusura uwo musore ntago wavugaga esira gusa n'ibyo uri kuvuga sindi kubyumva tuvuge ko wasuraga uwo musore mwaganira gutari kuvuga ngo yumve
gicucu gusa ikibazo kiravutse utangiye kujya uvuga nabi iyi ndafite uzayirera ni wowe uzayirera cyangwa ninjye azayirukankanira ni wowe uzayirera Teresi hakubwiye uvuga ngo nkwihanganire n'amajoro wararaga umpamagara ngo umwana wamubuze wumvaga ko ngewe nabaga ntahangayitse ese mwumvaga kuba muri hano muri mwenyine utekereza ko umutima wanjye utabatekerezaho igishyikana bagiriraga ubwoba nagiraga ni ibi ngibi ni ibi nagombaga kubona none urambwira ngo mubabarire ego kase hano ndebe neza nyine umusore twakundanaga tubwiye turakumva n'ukuri yitwa vugishwa se yitwa izina uraryibagiwe se nkukubita nibwo uri buryibuke yitwa Bruno ninde waguhuje nawe maka umuti wawe nde nyine twafite bawe iki Amanda anti ni wa wundi nahoze mpamagara kambwa ngo ntagaza aho ari niwe wari inshuti ye hako se ubundi reka nkubaze barinze kugutangamo passe nduzi ko ari passe mu byukuri iyo witonda ubona uri umukobwa mubi ari kuzabura umusore ukwikundira ku giti cye wahubukishwaga se nibiki wumva gufite ihe nyota ku myaka yawe mike yufite none si ibyo wakoraga wabonaga Teresi nawe abikora byibura ngo mvuge ngo hari ibyo wamwigiyeho nka mukuru wawe nta kintu ntamubwiye abo bakobwa namumuje kugendana nabo pe ariko fukama hano hasi vuba hasi se nyine ntabwo uragera hasi gira vuba vuba ijoro ryose utesha umutwe abantu uhangayikisha abantu ngo waraye hehe nta n'isoni umuntu arara adasinziriye ahangayitse ngo umwana ari hehe naho gafite ahantu karyamye ko karyamira ingiga y'igiti ubwo si ibyo bibazo bibiri ubitse muri uwo mubiri wawe ninde uza kubikontorora ntabwo ari ngiye mugiye kongera gutesha umutwe uzikurera ababyeyi uzikurera inda wowe Teresi urabizi uko abantu batwita nuko babitaho arayijyana he subiza nka mukuru kutashatse uko ubigenza ubwo yararaga amajoro nawe ngukubite kutashatse uko ubigenza haza kwishaka ko ubigenza murayikuramo uko ubigenza kundi uvuga nukuhe hanyuma iyi sida bamwanduje iyo ndayijyana he haraho bayivura uzi ngo tumujyaneyo ego kasinshaka no kubona wunamye urunama se wunamira iki ufite umwanya sabira imbabazi yaba yagusoberaga imbabazi byibara n'ibyo ufite mu mubiri bikavamo haniso uzi ko uyu munsi nigeze njya mu kazi hejuru y'imbesire muntesha umutwe ngo nze njyane kwa muganga ishyano hito nkagira ngo yanarwaye kumba afite ibi byamurwaye anisoni nzajya nkoranirwa nsaba impushya ku kazi ngo nje kujyana ingegera se ngo yarwaye hano ku kazi kuntu baba barimo barampamagara ambesire bareke nze mpangane nawe kasi basi mbwira ukuntu byagenze menye n'uwo muntu uwo ari we sibyo ngabyo kumbwira sisi urambabarira nimbikubwira mbwira byose none sinabigira nte ko nta wundi muntu ngira natura ibibazo byanjye ari wowe wenyine n'ubundi nawe ntura ibyawe nyine ntabwo uri witondeka kamvaho burundu kasi kuva ryari buri gihe sinahoraga nkubuza
kugendana na ba Amanda ubwo wabonaga ari umuntu muzima waguhereza ikintu kizima koko nanjye narabibonye. ngaho reba ya telefone wavugaga ngo ufite wirirwa museka iri hehe ubu ngubu? hari ikizagufasha mu kurera uwo mwana utwite? ubwira ukuntu byagenze byose, anti yari ari kuntera ubwoba agatuma nabikubwira. ngaho mbwira ndakumva. nyine Amanda yampaye pasi umuntu mukuru nduta, ya telefone wambazagaho nayikuye niwe wari wayimpaye. noneho njya kumusura anyakiriza ji. hanyuma byaje kugenda gute? yabaye ji nyine bigenda gute? byabaye nyuma namubwiye. ihangane biraza gushira, turaza kubinyuramo sibyo? ndayihangana. aje kwikanga n'ahantu mu mwana. abantu bakuzanye babimbwiye ihangane, turaza kumuhamagara ngo yabonye uwo muntu aho aba, hanyuma atujyane sibyo? urahibuka? urahibuka tujyane? ngaho ceceka ihangane. sisi mbabarira kuba nigeze numvira inama ngira. sisi mbabarira kuba narigeze numvira inama wangiraga. nta kintu nigeze musaba na kimwe mukinyina, ariko kubera ikigare byarangiye ngiye muri bariya basaza. none ibintu bimbayeho kubera kutumva. basi mbabarira ndakwinginze. ihangane kasi nta kibazo, ihangane sibyo? ndakumva rwose, ihangane. basi uramubabariye? yego nakubabariye. yego ndabyumva, ntabwo ndi uwo kubabarirwa. nakubabariye sibyo? uri kumwe n'umuntu wanjye se, ngaho ihangane. basi urambabariye sisi? kandi yabaye ko arimo yiriza se yabaye? uri kurizwa n'iki? ni ibyaha byawe biri kukuriza? ni ibiki rero biri kukuriza? uri kwibuka mbese ibyo wagiye unyuramo byose biri kukuriza uyu munsi? uri kurizwa na rezilita wabonye z'ibyo wakoze? umusaruro wawe ubonye sibyo? si wowe ubonye? ntabwo wawubonye? Tracy, hari icyo ntakoze? simwe mwansabye ngo muze? hari icyo ntabakoreye? nabahaye buri kimwe cyose, kandi mugeze muri uru rugo nabahaye inama n'impanuro mwagombaga kugenderaho. hari icyo ntabakoreye? hari inzara yabiciye muri uru rugo? uyu se yagiye gukora ibi ngibi ajyanywe n'iki hanze ko ntacyo yari yarabuze muri uru rugo? uwo musore waguteye inda akakwanduza n'izi ndwara, ndashaka kujya kumunyereka aka kanya. uyu munsi ntabwo nakoze, kandi niyemeje kumenya amakuru y'ibyakubayeho yose. maze no guhamagara kuri polisi ndagira ngo nkwereke ko ngiye ibyo njyamo byose mba ndi serious. haguruka jya imbere, jya imbere ujye kunyereka aho uwo musore aba. bari n'umusore, nimba ari n'umugabo, nimba ari n'imbwa, nimba ari n'ibiki. hogasa gusa
ubwo si impapuro zo gutwita no kwandura urazibika uzazimaze iki mu rugo? Geliyor. Karibu. Karibu. Kuna bamenyese mu bana. Muraje mutumenye mu kanya nta kibazo. Okay, ni karibu. Kasi ni wowe. Mvaho. Kasi ni wowe ko muzaniye umuzimu muri inzu. Umuzimu ninde muri twebwe? Umuzimu ninde muri twebwe hano? Ubonye umuzimu? Muri twebwe urareba ukabona ari inde muzimu muri twebwe hano twicaye hano? Umuzimu agira uko asa? Ni iki kibazo se? Nta kibazo uzi wateje? Oya. ntabwo muzi. Ndashaka kubaza. Iyo niyo ngegera yagukoreye ibyo yagukoreye? Ni iyi ngiyi? Ni uyu nguyu ndi kureba? Ubu se wamwikanze n'iki? Kasi ni wowe. Ni yeye nta n'isoni. Biro kucyuri ikigome. Kucyuri igicucu. Bino umugome. Ubwo surirwa nkujya hehe? Urirwa nkujya hehe? Icara hano banza umbwira ibyo wakora ibikobwa wanjye. Icara hano, icara hano. Icara hano inzego z'umutekano zitaragera muri uru rugo. Nimba ufite amahoro. Kasi ni biki? Ndashaka kukubaza bansobanurire neza. Ikibazo cyari ni kizo. Uyu mwana namurebye usanga ni imfubyi yabuze icyarya nicyo kwambara yabuze imibereho ku buryo umufatirana. Ese wowe iyo udatekereje ntugirira ni mu mwana w'umukobwa? Wabonye bibana? Unyiciye muri umuna wanjye wacyaye. Mukambye. Unyiciye. Unyiciye muri umuna wanjye wowe. Kumuha amatelefone agiye kumurera bizamu n'undi mwana uri mu nda ye. Azareba nande. Ko mama nawe ari. Ubu se ko yambwiraga ngo ni umugabo ufite ubushobozi ufite iki mwaka karuri kawe? Ubu si iyi ni inzu bamo? Iyi ni inzu yawe cyangwa naho waje gukodesha kugira ngo tuze tuhagusange? Brenda no kubera iki wamenye? Kubera iki wanyagiza? Ariko abagabo baragwira ko. Urwamagara. Umva mbabwire mureke tubiganire. Utubwire iki? Cacaka ngaho. Cacaka ngaho. Atarezi ibyo wakoreye umukobwa wanjye. Akira. Akira hamagara. Akira. Niba utazi uko wari umeze mu mubiri wawe ukumenye. Akira. Urarwara sida nyuma ukaziyanduza muri umuna wanjye. Alo? Ubu ngubu ninde uzamuvuza? Yego. Uzamuvuza. Bahageze kandi arahari. Arahari nta hantu ajya twakinze. Twakinze arahari nuhagera ku muryango ukomanga. Twebwe turahari. Fasha hano. None si bini biki? Soma ibiriho umenye uko umubiri wawe uhagaze. Ntabwo ubizi se? Hari ugambiriye kunkorera umukobwa. Mbese washakaga kumutera inda.
ushaka no kumutera sida wabigezeho ariko nawe reba hano nubwo wishimishirije ku mukobwa wanjye ugiye kubabara igihe kinini tuziba ntabwo sister wawe ntabwo sister wawe wishima igihe gitoya ariko ugiye kuzababara igihe kinini kandi imyaka yawe ubuzima bwawe bwose asoni uganire se umukuremo amaraso mabi wamwanduje uramukuramo amaraso wamwanduje urabikora dutuze barahageze ndi kumwumva sha ndi kumwumva kingura n'ubundi bahageze nta na kimwe uri buvuge hano araca hese ugenda ugiye kubabarira muri gereza ugenda ubemo kurangiriraho ubugome bwose wakoze nk'uko azabana na sida igihe cyose cy'ubuzima bwose nawe uzabe muri gereza uzapfiremo mbese gusa igiki wakoze byibura mu buzima bwe nubwo yagira nkaho yari yujuje ntayafite bakingurire baze hano nta soni